ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? ariko papa arameke untererana kubera iki? ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? ariko Ozil byose niwe mporera kubera ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Lameki, hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? reka iriya mbwebwe niko bimeze. asigaye ntashye. Nuwongera ko muhungu ngo ngiye gushaka Ozil uzanyivuye rwose. ese ubundi ma ari uwo kuguta wabyaye uwo mwana ntiyamugusigana akagenda ntiyagendara Karibu. Mumvunjire kano kanote. Gusa ariko mfashije kabisa ndumva nk'ubwe mwanteza ubwiherero. ushobora bwiherero ijya mu gikari uvuge ko ari twe tukohereje baravuga. Uvuge ngo kazungu kuri botike. oya rwose ntungangayike ariko siko burya wawe utaye koko do wambaye n'imiti iburyo koko naraye kwamitse ibumoso. Wako muvandi ndabona ufite byinshi byo kumbwira gusa ugomba kunsengerera umenye ko njya kugiriye inama. ntabwo ushaka kubyiyumvisha uburyo nishimye uzi ko yabimbwiye nkajya ndamunekewe cyangwa nkajya ngo urimo kunkinisha cyangwa arambeshya wumve ngo byanejeje sinjye uri bubone tuvuye hano. Mugiye kujya mu kihe gihugu? shasi ndamenya igihugu tugiyemo kubera ko yambwiye ngo kampani yabo harimo amakampani yabo akorera hanze ariko ntabwo baraprecise igihugu icyo ari cyo. gusa ubu ngubu ndimo kumva ukuntu ngiye kugenda dusize Ozil. Ozil ntuzongeye kumutekereza kuko uriya ntabwo yari uwawe. Ozil byo ngomba kumwibagirwa nkatangira ubuzima bwanjye. ubu ngubu ni ryo tangiro ry'ubuzima bwanjye. Gusa ugomba kubitangira neza kuko nibyo nahoraga nifuza ko ugiye kubaho nta marira gutemba ku matama ukabaho neza. Gusa ntuzongeye gukora twa dufite twose wakoraga. Shaka umuri ariko Imana izabimfashamo kubera ko ubu ngubu rwose ngomba guhinduka. ubu ngubu ndizera ko ngiye gukora urugo ruzima noneho. Imana izabidufashe muzubake kuko nibyo nahoze nifuza kuva kera. Mari urifata ugasinzirira ahangaha inzira irangaye ibintu byandagaye gutya ubara uwiba ntiyaba yabibye. Gatatu kari kajyaye. umugabo wawe ari hese? Ari mu cyumba. ko mama gahise ni amahoro cyangwa warwaye? Ndi muzima. Ahubwo yambwiye ngo ari ubutumwa gufite yari yavuye mu mujyi. ese mumbwirira se Sheri oui endaye ufite mvugo mbi nuko enda afite ibitotsi. Mama yaje. nyerewe Ozil. Umeze neza? yego Umeze fresh. Mama yakwitabye. Ko mbona se wifubitse urakonje imbeho imeze bite? simbeho iri hanze aha noneho birakubitana n'imyaka umuntu aba yifitiye harakonje cyane. Yahane byiza nari ngufitiye ubutumwa rero mvuye mu mujyi mu kanya umugabo wawe ama message. nuko umugabo wawe ameze neza araho imikorere iragenda gusa yambwiye ngo aragukumbuye wihangana azaza mu mpera z'uku kwezi. ngo mu mpera z'uku kwezi? ariko uyu mugabo atekereza ate koko? nese numva ko hako kuki adakunda kuzina. ese ko isura akarara ikibazo? Ariko se ma uragira ngo aze atakaze? akazi nibe mu mujyi byaranze yaje agashakira amafaranga inanga hano iyo washyize amaboko hasi ugakora ko amafaranga umuntu ayabona. Mama ihangane ndabona iyi message itakuguye neza gusa urabiza abagabo baravunika abari gushaka amafaranga uko imibereho uko wabaho mbese abakora ku bwawe. mureke burashobora kundakaza nkamusanga mu mujyi. Koko mwakabyaramba ugasanga umugabo mu mujyi? kubera iki nta musanga yowe ko ari yose? Aha ariko menya mudakunda guhura cyane nta mwanya akunda kuguha cyane. nese aheruka inaha ryari? ntago aheruka amuzana yari yagaruka inaha ngaha. ihangane abagabo bari bashakisha ariko wakwihangana.
basi ihangana ukwezi ni mu mpera z'ukwezi azahita zihangana. Ndabona message ngo bahita kuguye neza wihangane. nakundi nabigenza mwana wanjye. Urakoze. Goma. Ko numva urwanira umugabo nakwicara iruhande nibwo uzumva ari byo byiza. None se amafaranga ndutira umugabo? Mva nkubwire impamvu uvuga utyo nuko umugabo wakwicaye iruhande. Niba yaragiye akamara amezi angana nawe kumva akamaro k'umugabo. Ahubwo nagende mu mujyi ajye yohereza amafaranga nirira inyama buri munsi. Usikusetsa. Mva mbese. Yese inyama narazibuze. Sinoroye inkoko sinoroye inkwavu. Nshatse inyama sinayibaga. Zibage nagaruka zaguhitana. Zibage. Ibyo nibyo mpfa nawe. Wiha kugera ibyo atoroye. Ubu ndangerera amatungo arayahirira cyangwa arayanyororeye. Reka nanigendere. Ariko se wababonye cyangwa ntago ari bo wibeshye? Ariko mama fiye nawe rwose ntamubonye. Rega bari abana ndabazi. Ariko bo ntibanzi. Nge ndabazi neza. None se buriya kuko kiriya cyarura mwana kigejejwe n'unande koko? Yewe nge rwose uko nahabonye arahazi neza nawe arazwi kuko nasabye n'ubwiherera arambwa ngo ninkomeze inyuma ngo mbabwire ko ngo ari unyohereje. Ndagenda asanga baramuzi. Nta kibazo. Mana yanjye. Mama Ozil noneho mana we niyumviye inkuru arishima cyane. Aha. Hako giye burangi byaranshoboye abana b'abakire. Kwikura mu gipangu nka kiriya mu rugo rudasaba umunyu. Akagenda akajya kuba ahantu nka hariya koko muri ririya shyamba mu cyaro. Jye narumiwe. Ariko papa fi burya rero kutanabiza abana b'abakire ninjiji ziraho niba abana baba badatekereza mva ko bakwikora ibyo bishakiye. Reka reka ngiye byarantangaje ahantu namubonye. Sinzi. Okay. Mama fi reka ngende ngiye gutanga ikibina. Hanyuma mpite nkomeza njye kuzana fiye. Umukobwa wanjye ndamukumbuye. Yo ujye kumuzana? Ngiye kumuzana pe. Nta kibazo nuko nanjye gusigara mbitegura. Okay. Sawa rero. Sawa bye. Musigara amahoro. Mwana wa karibu tunywe igikoma. Mama rwose ngiye nta gikoma ndi bumwe. Nanga igikoma kandi nawe urabizi. Hanyuma se nutanywa igikoma uranywa iki mwana wanjye? Mama basi ntago nabona amata. Ariko wa mwana reka nge ninywe maze turatombora urabona tubonye icyo kunywa ubundi nta nubwo twega tunywa igikoma none habonetse n'amandazi. Inywere ngiye nta gikoma ndi bumwe. Urumva ushaka kwinywera amata? Niyo nari mwana wanjye we koko ubuzima bw'uru rugo urabuyobewe. Nyine ubuzima ndabuza ariko ngewe ntago ndi bumwe igikoma basi munshakira amata. Reka mpamagare so ibyo bimubwire. Papa fi Karama mugore mwiza. Akoze ubundi giye wiyamburiye we wiyambuye ibiki? Karibu ku meza. Munane waronyeshe ntago nari bugira ikintu nkabanje kwiyambura kabisa. Karibu mufate icyo kunywa. Kagakoma ka. Papa ngewe rwose ntago ndi bumwe igikoma. Karamirika. Gafite icyanga rwose n'agasukari karahagije. Umukobwa ngo ashaka kunywa amata. Mukobwa kurashaka amata? Papa rwose ntakubeshya ibintu by'ibikoma ntago nyibinywa kwa mukecuru ntago twajyaga tunywa igikoma twanywaga amata. Aka kaga kabaho. Ubu se ndoroye. Ngewe ubu mfite inka hano i Kigali tugira inka. None se ntago wayagura? Gusi mugabo wanjye kuko wakumvisha umwana warebye n'uducena tukambura n'akanusu k'amata. Umva mu gikoma urye n'amandazi nayo. Nabyo nkwe. Dore irindazi ritoya n'iryawe n'iry'umugore n'irya mama wawe irinini nanjye n'iryanjye nyirurugo. Papa basi ndapfa kurya irindazi ariko igikoma cyo ntacyo nanywa rwose.
mva nkubwire fe mwana wanjye nkwe igikoma urya n'irindazi kuko iyi ni pura saa sita ibyo rero ubwo gutesa uri kuzana ngo ntunywe igikoma ngo nturye irindazi urabigenza ute mama njye nimba ari ibyo ngibyo rwose byo gutungwa n'igikoma mu nsubize kwa mukecuru nari nibereyeho neza nywa amata ibintu by'ibikoma rwose wapi wakwihanganya mwana wanjye ukanywa igikoma ko nta kindi kintu kirano nta mafaranga afite ese ubundi papa yamutiriye ko ntayo nabonye moto irahari ntugire ikibazo ariko iriya moto ubona ni kerede ya banki ndacyayishyura nese ushatse kuvuga ko banki yayifashe oya irahari humura ejo nzajya mu kazi nzakugurira amata icyo ushaka cyose nzakikugurira ariko wihangane urye nywe n'igikoma ariko mwana wa buriya n'ikintu utazi buriya n'irapanda so yaje kukureba yambaye kugira ngo ayigure byabaye intambara n'amazi iminsi yo 3 nta kintu nshyira mu nda ntacyo nshyira mu nda none wowe uri muri irengagiza ngo ntago igikoma cyangwa ntago indazi wariri uratomboye none irindazi ryo ndaryaka igikoma cyo rwose mama na muganga yarakimbujije buriya no kutabizi nje nta mata nkugurira banza unywe iki gikoma uyu munsi amafaranga ntayo mfite ayo nari mfite n'itike nabikubwiye na twategesha uzazi ko twakosha amafaranga menshi ejo nzakugurira amata ihangano kimwe kiraryoshye kandi ndagukunda urabizi nawe mwana afite kunkunda byo ndabizi kunkunda ikibazo nuko nyine nyime ibyo nshaka kunkunda byo ndabizi ni ikibazo cy'ubushobozi ikibazo cy'ubushobozi hangano nk'igikoma kiraryoshye kandi mwana nicyo cyakureze nuko wagiye kwa nyogokuru hari ubundi se harimo isukari isukari irimo na guziro muganga yambujije igikoma njyewe ntacyo ndiba Friends wayabonye rero wabonye ko rwose ntakubeshya amafaranga ari ayayo nahoze nyireba nazengurutse hose narebye ariko rimwe arayihenda kuraho miliyoni nibura aya rwose amafaranga ni ayayo pe nta n'igihumbi nakuraho ahubwo se reka mwe madame agusuhuze niko bebe ngwino usuhuze umushyitsi niko sheri umugabo yitwa Fred nuje kugura ino nzu ariko kandi turanakorana mwambohora rero hari uturimo nari nifite hano inyuma nkajya kuturangiza okay sawa namubonye madame ufite umugore mwiza nta birenze ahubwo se yagabura umugore mwiza umabwa n'Imana ya nibyo ahubwo se mbwira ufite gahunda cyangwa uko ngiye mfite gahunda yihuta oya gahunda ndayifite gahunda ndayifite nuko nyine uri kumpenda ariko ubundi gahunda ndayifite oya rwose amafaranga nayayo dore ikiza iri ku muhanda ni nziza imbere n'inyuma ariko se ubundi reka ngo baziramenye ko ndebe ufite huti ufite iyi gahunda oya nta gahunda ntayo ariko nyine urumva mfite umugore surprise tugiye kubyara kandi dore ino nzu ni ntoya umva nyine tugomba kujya mu nzu nini nkamutungura akabyarira mu nzu nini umwana wacu akabona n'ahantu harirwa heza hasa neza kandi hagaragara ntacyo bwa amafaranga yandaza kuyagushyira kuri konte sibyo hanyuma kuwa mbere ubwo tuzahura kugira ngo dukore imitasiyo duhinduranye nyine inyandiko bive mu mazina yawe bize mu mazina yanjye ibyo rwose kuwa mbere ntibizarenge nta kibazo rwose none jya nkubwira ngo ugabanye umunwa wawe umpera umwana amahoro ukagira ngo ntugukabye habaye ikiza ntuzuba muhungu uriya rameki inzu ye nayiguze ariko abakire si abantu uzi ko yayigurishije ngo ashaka kugura indi yisumbuyeho ngo iriya ngo ntago ngo umwana we yahavukira abantu arashaka inziza ngo umwana we ntazavukira